Bundi murabizi ko hari kuwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka turimo, nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'uko Papa Francis umushumba wa Katolike yitabye Imana ku isi yose. Byaramenyekanye hari mu gitondo. Ubundi iyo umupapa apfuye bigenda gute? Ubundi umuhango wo gushyingura papa ukorwa gute? Kuwa mbere tariki 21 Mata 2025 nibwo hatangajwe ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis ku myaka 88 yitabye Imana. Hahita hatangira icyunamo cy'iminsi 9, ariko akaba agomba gushyingurwa hagati y'umunsi wa 4 n'uwa 6. Nyuma y'urupfu rwe, abakaridinari bose berekeje i Vatican kugira ngo bategure umuhango wo gushyingura Papa Francis. Mbere ya byose ariko, iyo papa apfuye hatangazwa icyunamo cy'iminsi 9, ariko agashyingurwa nyuma y'umunsi wa 4 apfuye, ariko nibirenge ku munsi wa 6. Padiri Jean de Dieu tumushimire yasobanuye ko papa ari umwepiskopi wa Roma akaba na perezida wa leta ya Vatican, bituma umuhango kumushyingura witabira n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma benshi. Ati ni ngombwa gutuma abo bose bagira umwanya wo gukora ingendo zigana i Roma ngo bashyingure uwo mugenzi wabo uba witabye Imana, kimwe n'abepiskopi kuko ni n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Umuhango wo gushyingura papa uyoborwa n'umukuru mu bakaridinari. Kuri ubu uzayobora umuhango w'ishyingurwa rya Papa Francis ni uwitwa Giovanni Battista Re w'imyaka 90. Inyandiko yitwa Ordo Exequiae Roman Pontifice ikubiyemo imihango ibanziriza ndetse inakorwa mu gihe cy'igitambo cya misa cyo gushyingura papa. Yavuguruwe na Papa Francis igasohoka mu mwaka wa 2024. Itegeka ko umurambo wa papa ushyirwa muri Chapelle Sistine ugashyirwa mu isanduku y'igiti, aho kuwushyira kuri catafalque, uruhimbi rw'imbaho ruterekwaho isanduku irimo umurambo. Papa witabye Imana aba yambitswe imyambaro itukura ya arkiyepiskopi uri mu nshingano. Ingofero ye n'igitambaro cya pallium, umwambaro ukozwe mu bwoya bw'intama. Buji ya Pasika ishyirwa iruhande rw'isanduku. Buji ya Pasika ishyirwa iruhande rw'isanduku. Umuyobozi w'imihango ya liturujia niwe wemererwa gufata icyemezo ku bijyanye n'abemerewe gusezera kuri nyakwigendera mbere y'uko umurambo ujyanwa muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Mu rugendo rwo kujyana umurambo muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, Kardinali ushinzwe liturujia ayobora uwo muhango. Hakaririmbwa ibisingizo by'abatagatifu. Mbere umurambo wa papa washyirwa kuri catafalque, abantu batandukanye bakajya kumwunamira no kumusezeraho ugaragara, ariko ubu bizajya bikorwa
ari mu isanduku y'igiti. Padiri Tumushimire ati Papa Francis yakuyeho iyo katafalaki, yifuje ko byoroshywa kurushaho. Ubwo rero yagombaga kuba ari mu isanduku kandi agaragara mu mwambaro wa arikiepiskopi. Hariho pallium. Pallium akaba ari wa mwambaro ukozwe mu bwoya bw'intama. Nyuma y'uko habaho igitambo cya misa yo kumusezeraho gikorerwa ahashyingurwa papa. Nyuma yo gushyingura papa witabye Imana, abakaridinali bajya mu nama ibera mu muhezo itorwamo papa mushya izwi nka conclave. Umuhango wo gutora ukorwa n'abakaridinali 120 batarengeje imyaka 80. Ubundi twarabibonye cyangwa tuzanabibona. Conclave ni inama ihuza abakaridinali bagiye gutora papa mushya usimbura papa wapfuye. Ari nabwo twabonye, ari nabwo tuzarebera hamwe ko hari na filime ihari yakozwe yitwa Conclave. Conclave akaba ari filime yakozwe yerekana uburyo batora papa. Yari ishingiye kuri iyi nama, niyo mpamvu na filime yiswe Conclave. Conclave akaba ari inama iba bagiye gutora papa uri usimbure papa witabye Imana. Ndagira ngo rero mwibutse kujya ukora subscribe kugira ngo tukomeze turebere hamwe n'izindi nkuru nziza, ndetse na filime ndetse n'andi makuru agezweho. Ni byinshi muzajya mucaho kuri ino channel kugira ngo dukomeze turebere hamwe, tuniyungura ubumenyi, tunarebera hamwe ibintu byose. Ndagira ngo ubwire ati ciao, mwibutse gukanda subscribe kandi share, like, comment kugira ngo ujye ubasha kubana natwe 5 kuri 5. Ciao rero, mukomeze mugire ibihe byiza nibyo mbifuriza, na weekend nziza. Ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.